niba umuntu wa mbere ari Adamu, idini niwe ryatangiriyeho, niwe watangiranye n'idini. Nubona rero hari ibyitwa ibintu bya gikristo bidahuza nabyo, nuko biriya ari iby'Imana kigiye yigize Yesu, ugasanga umukristo arizera nk'ababuda, umukristo afite imyumvire nk'iy'abahindu kandi ari apotre ari bishop. Satani washutse Adamu mu itangiriro niwe wagiye ashuka n'abandi ngo bashinga amadini kandi akabonekera. Hazaza yubaka amahoro kugeza akureho ibibazo, akureho ubujura. Abantu bamusenga ati yewe ati niwe Mesiya kabisa, ni wowe Mesiya wategerejwe, ni uyu nguyu. Satani ni Imana. Uri kumva ibaze kugira ngo Satani aguhe igihugu, umwemereye aguhe igihugu, ukaba apotre ugahitinga ku isi, ariwe yakwamamaje ikagwa amavuta yitwa mimishaka n'amavuta ya expansion yo kwamamara. Mpamvu buri ikintu cyitwa cya chronology cyokamye abantu b'Abadive cyane n'abahamya b'Abayehova. Burya mu ibintu bya chronology yo kubara imyaka n'ibihe, kandi ko kubara kwabo bagiye bandika amateka y'ibintu byitwa ngo bitwa great disappointment, kuko bagiye batenguha. Muhammad sekuru yitwaga Abdallah yasengaga Imana yitwa Allah. Ubundi Abdallah bivuga umukozi wa Allah, Abdallah bivuga umukozi wa Allah. Abdallah yisangiraga Imana imwe yo muri mythology arabe yitwaga Allah. Abadive bajya bakora n'imiterane biri uveri, bavuga yuko papa ari inyamaswa, sibyo? Kandi akatolika ati nta makuru ufite, twebwe Constantine yareretswe Yezu, amwishurira Yezu. Uzi ko nahagera akira nka Mariya, akaza nka Bikira, akatanga amabonekerwa, sibyo? Abantu bakaba ngo baraho babonekewe na Bikira Mariya kandi ari mana iki gihe. Reka nongeye nshimira abadukurikiye ku Isezerano TV, ni by'agaciro gakomeye cyane kuba ugarutse kubana natwe, kandi turabizi muradukunda, niyo mpamvu natwe duhora tubashakishiriza ibiganiro byiza kugira ngo mutazabibura kuko mwaduhisemo. Turi kumwe kandi na Rabagirana Family TV muri iki kiganiro, ndetse n'ubundi turi kumwe n'aba pasiteri bo muri Rabagirana Rwanda, Rabagirana Mission, Rabagirana Family, ni Rabagirana byose, ni Rabagirana byose, ni ukurabagirana. Ariko ntitwirengagize ko hari umuntu ushaka kuba wabonye bwa mbere. Twose niba abantu bo muri Edeni, bo muri Edeni. Ariko isezerano rwose sinzi mwamaze iminsi mudatembera muri Edeni. Mwa muri he? Edeni twagarutse ngubu. Ingobyi ya Edeni yari ku butaka bw'u Rwanda, byamaze kuba confirmé. Twose byo ariko abantu bazabibona kuri buriya mu bazabyumva neza, kuko ibintu byose biri kwisobanura ubu ngubu. Ese bamaze kutumenya, ariko rese bataze nitwa Sebanari Christophe, akaba ari umupasiteri, mwanditsi w'ibitabo. Nanjye ngira Abatware François, abandi pasiteri. Twishimiye kongera kubana namwe, yaba ku Isezerano ndetse no kuri Family TV n'ubundi, Rabagirana Family TV n'ubundi, aho abantu basanzwe babakurikirana. Yego. Ariko Pastor Christophe, reka wemeraho, hari abantu benshi usanga babibazaho ibibazo byinshi cyane. Abantu ibintu bavuga babikuye he, byaje bite? Ubundi hari nka pasiteri Mpyisi y'abantu baramumenyera, yavuga ati ngewe nasobanukiye ko ninjije. Ubundi wowe waje kwisobanukirwa ryari kugira ngo ibi bintu uvuga bicarenjinga abantu ubitangire? Ese byaje uri umupasiteri cyangwa wabaye pasiteri mbere yuko usobanukirwa ibi aho uhagaze ubu ngubu? Bo byabanje kuza nta na umupasiteri, ariko bigenda byaguka buke bukeya, ariko byatangiye ndumva bitangira hari nka muri 2004, kandi rwose igitekerezo cyo kitaranabaho. Nibwo ibyo ndi kuvuga umunsi nibwo byatangiye. Mu cyugendo urasa, hari umuntu wabikwigishije cyangwa ni wowe wabyivumburiye? Ese n'ibiki ko ari byinshi, kuko tuvuga ibintu byinshi cyane. Urashaka kuvuga nk'iby'amateka se, urashaka kuvuga iby'ubutumwa bwiza, by'amateka ndetse n'ubutumwa bwiza, kuko hari abantu henshi, hari nk'ikiganiro derutse kugirana uvuga ko abantu benshi baza mu nsengero bakaharimbukira,
mu by'ukuri cyangwa se ugasanga ngo umupasiteri yahagara imbere y'abantu yabaza ati ninde wizera ko azajya mu ijuru, ugasanga abantu bose ntawe utinyitse kuzamura ikiganza. Ariko mu by'ukuri we werekana ko kuba abantu batazi niyo bazajya mu ijuru ari ikibazo. Aho niho nshaka kugira ngo hari umuntu nahuye nawe uretse ko atari umunyarwanda 2004 niwe muntu wa mbere wambwiye ngo hariho gucyanuka kw'Imana, sibyo kutari uko umuntu kandi kugucyanuka kw'Imana bikarangira kubaye kwawe ugahera uwo munsi witwa umwana w'Imana witwa wera. Icyo gihe nabajije ibibazo byinshi cyane byinshi cyane, urebye naho ngaho natangiriye niho wese bisobanukiye. Nibwo nahise mpumuka. Guhumuka no kwisobanukirwa biratandukanye. Nagiye nisobanukirwa buke aho niho umukara yamfatiye. Ngenda mpumuka amaso, ngenda nsoma Bibiliya, ngenda nsenga, umwuka wararanganiriza. Muri make Imana igenda inyagura mu buryo butandukanye, ariko guhera 2009 umwuka waratangiye kumvugisha ibintu bikomeye. Ndibuka rimwe njya kwandika nk'iki gitabo cyitwa Imana y'Ukuri n'Imana y'iki gihe, nahuye n'umuntu nari nagiye gusengera Samuduha hari ubutayu sinzi mu hazi ari ya Samuduha Kabeza. Yego nazi. Nkura n'umuntu ari gutuka Imana kandi ari umuntu w'umugabo. Yayihoraga iki ubwo? Twarimo dusenga tugiye gute we ari gutuka Imana. Ni umugabo rwose usengera no kuri ADPR ya Remera. Ni kwaje kutubwira. Nese ati je ndi gutuka Imana. Kubera iki se? Kandi yabonaga ari umugabo ukiri mutoya. Imana yarambeshye. Yakubeshye itese. Yambwiye kwiza nkuru ubukwe bwiza, ikesha icyubahiro, ikazana ibyo kurya byinshi, ibyo kunywa byinshi. Ati ariko ikintu cyanangaje. Yahoze ibyari mu bukwe. Bwabaye bubi cyane. Sibyo? Ubukwe bwanjye bwabaye bubi cyane. Nta muntu ugeze ntwerera. Ati ubukwe bwanjye nakozwe n'isoni, nimba ngo hari amakaze nkanga ya fanta nimba ari 3 nimba ari iki. Ati nakunga abantu batanga umusada ntibabikora. Ati navanye ikimwaro. Ati iryo joro nibwo natangiye ibihe bibi n'umugore wanjye, kubera umugore wanjye yasebye. Nanjye namwirariye ngo Imana yaravuze. Ati icyo gihe twarasebye turakubitika. Ati guhera icyo gihe umugore iryo joro yahereye hansuzugura. Ati uzi ko n'ubu ngubu ari je munyabyaha, kandi we kubera kunsuzugura aranasambana kanabimbwa. Ati nasambanye wambwa we. Iyo Mana ko yamvugishaga iciye mu hanuzi batandukanye ku kitabisohoje. Uwo munsi numvise ijwi rimbwira ngo emera ko iyo Mana ibaho. Reka no si iyo Mana ibaho. Si 2009 emera ko iyo Mana ibaho. Ntibahise. Soma Abakuru ba 2 ibice 4 umurongo wa 3 n'uwa 4. Ni Imana iki gihe. Imana iki gihe suko ari umunsi nuko ari Imana ishira, ni Imana y'isi. Ati abantu kubaza ikintu cyitwa Satani gutyo, bumva ari uruntu ruri negatifu rwicabana rugira gute, ntago bazi yuko Satani yaje akicara mu nsengero akiyambika mwambaro w'Imana. Imana mu byanditswe byinshi cyane irambwira ati uretse n'uwo ngo rero yabwika namubeshya, hari nabibwirika bikora, ariko byose igamije kurindagiza ubuzima bwabo, ariko ikibikurutse ibindi ari ukurimbuka. Ubu ngubu ngewe maze kwandika igitabo cyitwa ngo Imana iki gihe, nagiye muri za internet kumushacinga. Hari igihe tujya twirefera ku bakozi b'Imana bo ku isi hose, nasanze nta mukozi w'Imana ku isi mudukurikirana wigeze usobanura iby'Imana iki gihe. Nitwe twenyine mu Rwanda turi kwisobanura, n'abantu bazi ubutumwa bwiza n'abameze bati, nta muntu ku isi uri gusobanura Imana iki gihe. Ikibazo nuko batayizi. Icyo Imana tubwiye ngo ibi ngibi ngiye kubishura mu Rwanda, nta handi bigo, kuko u Rwanda rufiteho imigambi ikomeye cyane. Nibwo ntari mbaza rese u Rwanda rufite imigambi ikomeye cyane kubera iki. Nibwo rero yagiye tubwira n'amateka y'u Rwanda na Afrika n'iki n'uburyo umucyo uzamurikira isi yose. Mbere yo kwese agaruka, hari ibintu bikomeye bizaba ku isi. Hari ndetse abasenze bamwe babyitaga ngo n'ububyutse. Ni impinduka zikomeye zaba ku isi zihere mu Rwanda no muri Afrika. Muri Afrika n'umugabane utoroshye, n'umugabane ukomeye cyane. Satani yigirijeho nkana, kuko Satani ni ikiremwa gikomeye kizi rimwe na rimwe imigambi y'Imana ku isi ko cyabaye mu ijuru. Kandi Satani azi n'ijambo ry'Imana. Satani azi ijambo ry'Imana, impamvu burya ariyobya uko arizi. Rero muri Afrika Satani kuyicaraho akayikoloniza ngo mu izina ry'Imana ikomeye. None iyo urebye n'ubukoloni bwabaye, buriya ubukoloni bujya kuba, inama y'Iberlin ijya kuba, ubukoloni bujya gukoloniza isi yose. Abantu bibuke buriya n'ubwami bw'isi. N'ubwami bw'isi.
mbere ubwami bwa mbere bwayo w'isi ni ubwami bwa Babuloni sibyo ubwami bwa Babuloni bwaje gusimburwa n'ubwami bwa Mede n'Abaperesi ubwami bwa Mede n'Abaperesi buza gusimburwa n'ubw'Abagereki ubw'Abagereki buza gusimburwa n'ubw'Abaroma Roma imaze gusenyuka yahise yibumbira mu kintu cy'ibihugu by'Uburayi Union Européenne sibyo rero Uburayi abantu bazi ngo ingoma zibazageze Burayi rero bwashatse no buryo bugiye gukoreza isi sasa rero baje koreza isi rero buzi ko babikoze ariko by'umwihariko baza muri Afurika Roma ni bwa bwami bukomeje bari bafite impungenge ku Rwanda kuko u Rwanda mbere ko baza gukoreza u Rwanda babanje koherezayo abatasi bitwa harimo abitwa ba John Speke n'abandi bandi bazanywe n'ibintu bingana nigize kwivugaho no ku ISEZERANO TV bari bazanywe n'ibintu nka bitatu cyane ngo baje kureba aho Eden iherereye n'isoko ya Nili no kureba inkomoko ya muntu ndetse no kureba ngo aho ubwami bwa Dawidi bwaje kurengera baje basanga ni hano byose basanga ibimenyetso biri hano nibwo rero bicaye i Budage nyine hariya mu Burayi uziko Abadage ayo makuru bamaze kuyakura muri Bibiliya ko Bibiliya ya mbere yasohokeye mu Budage ubwo rero nibwo bamaze gusanga ibimenyetso byose biri hano mu Rwanda bya Eden n'iki abatisasire kugira ngo dufate Afurika rero tugomba kubanza gufata u Rwanda ako gufata u Rwanda tugomba kubanza kurugabanya tukaruhanagura nibwo bafashe igice kindi cy'u Rwanda bagicumeka kuri Kongo hari Iburasirazuba hose mu Rwanda ikindi Bugande ikindi mu Tanzania ikindi hehe ariko irangije bashyiramo n'uburyo bwo guca abanyarwanda mibice kugira ngo nyuma bazicane ni ibintu bateguye kuko n'Abadage baje kwihana nyuma Imana yohereje abakristo babo baraza muri 2009 baraza barihana yuko iyo migambi bafite ko guhanagura u Rwanda burundu rero icyo ndi kuvuga Imana yaje kutubwira ngo ibyo byose kuba iri nama y'Iberire ari nama y'isi yose yarateguye ubukone bwa Afurika bikarangira genocide ibaye mu Rwanda gusa ni Satani dore ko Bismarck yanavuze ngo bikozwe mu izina ry'Imana ikomeye ati Imana ikomeye ni iki ni Satani ushaka guhanagura u Rwanda no kugira ngo itsikamira Afurika kuko ahantu bafite umugambi ukomeye cyane nkaho mateka y'abaje bacurukura rero niho Imana yanahereye ikora iki idusubira mu mateka y'ukuri ya Afurika yuko buri Afurika abiri bya gatatu byo bituwe n'Abisirayeli nino tuzarira dusobanura u Rwanda rutuwe n'umuryango wa Yuda Bibiliya itanga ni igihugu cya Yuda ibyo byose rero ni ibintu bikomeye cyane zataruje zidahishura kandi teruje impamvu zitabishura inyinshi zashingiwe i Burayi niho zatangiye kandi aho bazishinze nabo bari bagambiye kugira ngo bayobye abantu impamvu usanga baba ngo Edeni nguherereye ngo muri Iraq niko teruje ivuga kandi siyansi yose igaprovinga yuko Afurika yo berceau de l'humanité umuntu wambere akomoka muri Afurika kukibaza none se ko berceau de l'humanité itari muri Iraq kandi baye muntu uza gute kuri ko bira ibintu by'inzuzi bagiye bayobya nabyo ariko nko mu Rwanda kira bagutega ngo Rwanda niyo sokero yayo masoko yose kandi buriya iyo tuyahuje usanga yose akomoka mu Rwanda ariko none ukabyumva iyo umenye yuko mu gihe cyo kwa Nowa isi igabanyijemo ibice n'inzuzi ziratandukana n'ibiki n'icyo kongeye kubihuza ugahuza n'imigabane usanga ariko bimeze so rero nicyo navugaga nuko byaje Imana banje kumpumura amaso menya gakiza ko kuri menya gukiranuka kw'Imana menya ko mfite ubwa kabiri umwana w'Imana mfite ubugingo buhoraho n'uzu umwuka wera ndangije Imana ikintu twigisha n'amateka yandi bigenda binahura n'ibyo wese umuntu agiye yiga mu mashuri gutyo so yego nuba warigeze kutubwira kuko wiza amateka hari nibyo cyangwa no kukunda gusoma oya n'amateka twayizeho ariko nyine nabyo no gusoma byose birimo ariko no akurikirana no kwishurirwa burya n'ubwenge bita intuition n'ubwenge Imana zigakira mu muntu na research zigakunda ushobora gushakisha ntugwe kuri point rero intuition n'ubwenge Imana iguha wanashaka ukaga ku bintu bizima ukaga ku mateka mazima ukaga ku bintu byarahishwe imyaka n'imyaka kuko nk'ibitabo nanditse cyaba nk'iki gitabo cy'Imana yuko n'Imana iki gihe cyaba igitabo cy'ubwira bw'ingo byede n'ubwira bwa mu Rwanda harimo na za facts scientifique mu abahanga ku isi baje bagaragaza kuko ari nk'ubushakashatsi buri kugenda bwemezwa mu mino minsi ubwa mbere bigaragara ko hari amakosa agiye abonekamo kubera ko abantu bari batarahumuka neza so rero byose nansambura ibyo bintu ariko usanga ari umwuka wera uri kubihurizamo kugira ngo kuri kumenyekana watangiye uvuga ku Mana y'iki gihe ariko urumva uravuga uti abantu benshi ntibayivuga nta hantu bayivuga ntibayivuga kuko ntibayizi
bazi ikintu cyitwa shitani cyica kirimbura kijya gute ariko ntago bazi ko ari imana y'iki gihe. ntibazi ko ari imana y'iki gihe, imana y'isi ntago bayivuga kuko batanayizi, ntago bayizi. None se bundi bayimenya gute? Benshi ari inabahamagara n'amadini menshi cyane ari ku isi ko yashinze. Nuvuga ngo nayashinze wisukwa ku ngingo none nashaka ko tuza kuvugaho. Nashaka ko tuza kuvuga ku nkomoko y'amadini. Urumva uravuga uti benshi niyo mana y'iki gihe yabahamagaye. Ndashaka no dusobanura inkomoko y'amadini. Inkomoko y'amadini. Urakoze cyane bana mugenzi wanjye turi kumwe n'abari bumfashe. Ariko rese reka nse nko akenshi ibintu nkunze kuvuga jewe nkoresha uburyo bw'amateka n'ubumenyi n'ibyo abahanga bakize hanze, none nkakoresha na Bibiliya tukabibuza byose kugira ngo n'umuntu uri hariya, kuko uzi ko tumaze n'igihe ibintu by'Imana bazi ngo bivugwa n'abantu b'abapasiteri b'injiji. Ngo abapasiteri benshi barize, natwe twarize, sibyo? Twinjira mu mateka tukakora analize, tukakora muri research, sibyo? Rero abantu bakwiye gukanguka, ntabwo ari bya bintu byo kuvuga ngo abantu ngo ni ibintu byinjiji zira aho ngaho. Ubu ngubu imyaka mfite ntabwo n'umuryo wajya kwiyameza no kwitesha agaciro kuri za YouTube na kugira ngo ntakaze ubuzima bwanjye. Oya, ibintu tuvuga biba bifite facts tubihagazeho, atari byo ngibyo twajya gucuruza. So rero buriya iyo nkomoko warumbajije, reka nkoreshe hano cya gitabo kinini cyitwa Imana yo kuri Imana kigiye mfite hano. Hari inkoranyamagambo, hari inzandiko zikomeye yitwa the New Encyclopedia Britannica, the New Encyclopedia. Abantu bazi ikintu cyitwa encyclopedia ni inyandiko y'abahanga bo ku isi. Abahanga bo ku isi hari igihe bahuza abari kuri apoje, hari igihe bahuza ubushakashatsi, bagakora ubushakashatsi runaka ku kintu runaka, hanyuma resulta y'ikintu babonye bakagitangariza isi, bakabishyira mu nyandiko zabo rero zitwa encyclopedia. Yes, yitwa the New Encyclopedia Britannica. Baravuze ngo amateka y'idini mu nyandiko yabo yatangiranye n'amateka y'ikiremwamuntu. Ibyo nibyo abahanga bamaze gutaburura mu matongo, abayikologe mu archaeology no mu by'imibereho y'abantu batubwira. Ndetse hari ibimenyetso bigaragaza ko n'abantu bakera cyane bari bataratera imbere bari bafite uburyo bwo gusenga. Iki gitabo gikomeza kivuga ngo abahanga bakoze ubushakashatsi babonye ko nta na rimwe higeze kubaho abantu aho bari hose mu gihe icyo cyose batari bafite ibitekerezo by'idini. Usanzwe ubusobanuro bw'idini bavuga ko idini ngo ni inzira igana ku Mana, ko bavuga ngo idini cyo bivuza idini ni inzira igana ku Mana, inzira yo gushaka Imana. Rero aba bahanga bakomeye cyane baravuze ngo amateka y'idini yatangiranye n'amateka y'ikiremwa muntu n'umuntu wa mbere. Ngo na Adamu na Eva. Na Adamu na Eva actually. Impamvu bavuga umuntu wa mbere nyine bavuga kuko bazi ko hari n'igihe amateka atemera ko umuntu wa mbere Adamu na Eva. L'homme par l'évolution kuno bamudefinisa ko umuntu wavuye ku gasimba kaje kuba gakoko kari evoli bakaza kuba umuntu, bavuga ko umuntu nawe akomose ku gakiko gasimba. Yatangiranye n'idini. Ibi nibyo bashakashatsi isi babashyize aho ngaho. Ariko Pasteur François ngira ngo urabizi ko na Bibiliya ivuga yuko idini ryatangiranye na Adamu. Ubundi babwira abantu ukabibabwira. Bibiliya byo ni kwivuga, kuko ubundi dukurikije ijambo ry'Imana twemera ko umuntu wa mbere ari Adamu. Yego. Rero niba umuntu wa mbere ari Adamu, idini niwe ryatangiriyeho, niwe watangiranye n'idini. Mu by'ukuri bigaragara cyane hariya, urabona mbere yabagaho ari kumwe n'Imana nta kibazo afite, ariko idini ryaje kugaragara cyane aho Satani yinjiriye mu buzima bwabo amaze kubashuka. Murabona amaze kubona ko yataye ya kamere ya mbere, yashatse kwishakira indi kamere. Niho bavuga ko yashatse ibicocero, ibiki n'ibiki. Kuriya gushaka ibicocero ni idini ryari riho rikora, ririya ni idini yahimbye rwose arishyira aho ngaho, kuko inzira ya mbere yari yayitaye. Rero hariya mu by'ukuri muri Edeni ni idini
ryatangiriye. urakoze cyane. Ubundi iyo hajemo idini nyine iyo nzira yo gushaka gusabana n'Imana no kubana n'Imana, ubundi turebye mu mateka ya mbere tubona ko mbere hari itorero. Adamu burya hari no ubona neza ko ameze nka Kristo, Eva akaba umugeni, batarakora icyaha bari basabanye n'Imana. Yari ishusho y'itorero ritagira icyaha, ritunganye, rimeze neza. Ariko Adamu amaze gucumura, tubona ko n'ubundi bwa busabane yari afitanye n'Imana bwaje gutakara, kuko yari amaze kwimika undi mwami ari we Satani. Rero yaje gushinga idini ry'uburyo agiye kongera ngo ahure n'Imana, asabane nayo, ayiramye, ayihimbaze, bishingiye mu byo yakoze. Rero icyo yakoze, yiremeye ibibabi by'imitini ngo yemere ibicocero. Biriya Yesaya yaje kubivuga muri Yesaya 34:5 avuga ngo twese twanditse abanduye n'ibyo twagerageje gucyanuka byose na nk'ubushwambaga bwuzuye ibizinga. Urabona kuri gushaka kwiyambika nibyo bise gukiranuka, kandi kubera icyo umuntu akiranuka no kugira ngo yongere asabane n'Imana. Rero ubundi ukuntu umuntu aremye, umuntu n'umwuka afite ubugingo atuye umubiri. Umwuka ni igice cy'umuntu cyaremeye gusabana n'Imana. Rero amaze gutuzamo Satani, yashatse n'undi kongera gusabana n'Imana kandi bitagikunze. Ibyo yakoze byose rero byari ubushwambagara. Kuva icyo gihe rero kiracyuho cya Adamu niyo soko y'amadini yose ari ku isi. Abantu batakaje umwimerere w'uburyo basabana n'Imana. Noneho bishakira uburyo bagiye gusaba nayo. Ni mpamvu guhera kuri Adamu abantu bataramenya uburyo kiracyuho cyongera kuzuzwa, kuko wacyujuje ni Kristo no gucyanuka kwe. Uyu munsi mpamvu hari amadini menshi. Uko ubyutse ukumva ati gena ndumva na cyuho cyane nakizibya gutya, ushinga idini rihwanye n'uko utekereza. Mpamvu umunsi amadini adahuza kandi yose ko asenga Imana imwe, ugasanga aranarwanyana ntahuze. Bose icyo bashaka ni ukuzuza kiriya cyuho cy'imbere, ariko bikaba bidakunda. Agicore sasa rero ubundi twababwiye ngo ikintu cyakuzwa kiracyuho ni Kristo no gucyanuka kwe. Impamvu itorero rya Kristo ni rimwe ku isi, rifite kwizera kumwe, rifite ikiringiro kimwe, rifite umwami umwe. Twize Kristo no bushize kwizera kumwe. Ntabwo itorero rya Kristo rifite imyizere myinshi. Nubona rero hari ibyitwa ibintu bya gikristo bidahuza nabyo, nuko biriya ari iby'Imana y'ikigeye yigize Yesu. Ugasanga umukristo arizera nk'ababuda, umukristo afite imyumvire nk'iy'abahindu kandi ari apotre ari bishop. Ugasanga afite imyumvire nk'iki, bari kuvuga yuko ngo kujya mu ijuru ngo ari inzira imwe. Burya barahuje agicwari. Icyuho cyabo ntabwo kiricaramo umwami w'abami Kristo, kuko Yesu yaje ari umucyo w'isi, kandi isi ivuga burya n'isi y'umutima w'umuntu, ngo aze arasere iyo si narangiza amara icyo cyuho. Imana ishinja umuntu yuko ibyaha yakoze ari bibiri. Biri mu ba Yeremiya 2:13 ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri. Icyaha cya mbere bakoze nuko banyimuye ari ryo soko y'amazi y'ubugingo. Bimuye Imana kandi ari yo soko y'amazi y'ubugingo. Isoko y'amazi y'ubugingo ni igomba kumara inyota ya wa mwuka w'umuntu waremewe guhimbaza Imana. Icyaha cya kabiri bakoze rero nuko bamaze kuyimura, none bagerageje kwikorogoshorera ibitare bashaka amazi, kandi ngo nibitare ngo bitobotse bitabasha kurinda amazi. Ni nko kuvomera muri supaneti ngo uzagira. Nimba abantu bafite inyota idashira, ugasanga uyu munsi idini rakunaniye, uvuye mu Isilamu ugiye muri Katolika, uvuye muri Katolika ugiye mu hehe na hehe, ugiye mu madini atandukanye, kibaza ko umuntu azengurutse amadini 10. Ngiye mbabaza ko iyo Mana nyizi ni amateka y'isi Imana yamfunguye nkayamenye. Uramubaza ko wavuye uyu munsi wicaye mu Isilamu, washize inyota? Ati turacyagerageza. Twese mu Rwanda benshi baratusa nk'ababyeyi na Gatolika. Turi mu amadini ukaza ngo kuri muri ADPR uyu munsi urasenga cyane, noneho usiga uvuga mu ndimi, washize inyota. Urumva uyu munsi marivuze bajya mu ijuru, ugasanga nta nyota yashize. Impamvu ni yihe? Nuko inkomoko y'ayo madini yose sibyo atari Uwiteka wabikoze. Satani washutse Adamu mu itangiriro, ni wagiye ashuka n'abandi ngo bashinga amadini kandi akabonekera.
satani wahishuriye adamu ngo idodere ibicocero. Ikintu gitaganda nuko ubwo Imana yazaga ije mu bwiza bwa no gukiranuka kwayo, adamu yarirutse. Imana imaje ngurira ngo numvise imindi yawe ntinyishwe ko namba ubusa. Bwa budini yari yambaye, Imana ije mu kwera kwayo no gukiranuka kwayo, rya dini ryahindutse ubusa. Kandi iriya ni ishusho y'uburyo Kristo nagaruka abantu idini ryabo n'ibicocero nubwo byabaruhije nkuko twatanze ikiganiro ushire kivuga ngo kugira gihe no mu biragoye, nubwo byabaruhije bagatanga utwabo kugeza naho hari nabemeye gupfa rega, hari nabemeye gupfa mu kinyejana cya kangahe ndumva ni muri moya naje ntabwo nibuka umwaka neza. Hari igihe cyabayeho habaho ikintu cyitwa witch hunt ni akarengane katolika yigize gukorera abapfumu. Bahigaga ngo umuntu witwa umupfumu sibyo bakamwica. Icyo gihe baba bavuze ngo abapfumu ngo nibo bateze ibibazo, nibo bateze iki n'ibiki. Urumva ntuza unese shobora kumuvugaho uburyo katolika nawe yagurutse. Constantine yaje kuvuga ngo umuntu witwa ngo umupfumu urengo ku buryo ngo bamwice. Icyo gihe haba akarengane gakomeye, n'umuntu yaba kwanga akavuga ngo rwose ngo nduzi ngo evode ngo ndemure ubupfumu, bakaza bakagutera bakagusenya bakagutwara amasambu bakakwica. Ikindi ngo kugira ngo basuzume ngo nimba koko batakubeshyera, bafataga icyuma cy'umuriro bakagutwika. Batiye umuntu ashobora kuba ari umwana mwiza, ari umwana mwiza utataka cyane kubera ko bamujyana baresista mu buryo butandukanye kuno bayipimaga bakati iki ni igipfumu, ni igipfumu. Ibyo bintu wenda se n'amateka maremare. Uzi ko Papa Paul wa kabiri yasabye imbabazi muri bibiri Papa Paul wa kabiri yasabye imbabazi muri bibiri yasabye imbabazi z'amadega katolika yakoze ibintu byinshi cyane, yasabye imbabazi n'ibintu birahunga mu mateka. So rero icyo narimo mvuga ni uko idini ryatangiye rero irya mbere ryatangiye muri Adamu, ariko neza Imana yensipiye Adamu ngo ashinga idini rye nibwo ryaje kumupfira ubusa. Ni naryo ni nawe mwuka urebye wensipiye amadini aya ngayo ubona yuzuye mu isi, amazina yuzuye mu isi neza inkomoko nini. Byose akomoka kwa Adamu. Ahubwo twahita twibaza ni gute uyu munsi hari Abayisilamu, Abakatolika, ADPR, umuntu ashobora guhita akibaza byatubutse ute ku buryo bigenda bigira n'amazina runaka atandukanye. Ariko nava haraza kunsobanura cyane no ku ntambara none ziba mu madini inkomoko yazo. Kuba idini rimwe rivuga ngo dusenga Yesu Kristo, n'irindi ati dusenga Yesu Kristo, kugasanga bagera ni box ati ntabwo mumusenga nkuko dushaka we. So ngiye nabantu ushaka kwaza gutinda cyane. Yigeze no kubikomozaho nyine ukuntu amadini ahora mu ntambara. Ni gute wibaza abantu bose bari mu nzira imwe bavuga ko bajya mu nzira imwe ariko bagahora mu ntambara. Ariko reka nse nkukora akantu ka Kristo magato nubwo ntabijyemo ndipu nubwo mfite details zirambuye. Yego. Mu kinyejana cya kane muri 313 icyo gihe hari akarengane gakomeye k'itoro uhereye mu kinyejana cya mbere kugeza mu cya gatatu. Nyine itoro ryari mu karengane gakomeye, itoro riri kurenganwa n'ingoma ya Roma. Babahoraga yuko handitse indi mana ihabanye n'izo basengaga, kuko Roma yasengaga imana n'abamperere ubwabo babaga ari imana barasengwaga. Abasirikare ba Roma bafite imana basenga ziki birahongaho kuko ni umurage bakuye Babuloni. Kandi Babuloni mu buryo bw'umwuka, Babuloni muziko ni ikintu gikomeye cyane. Idini rya mbere ryavuye ni Muroda ryubatse. Muroda niwe wazanye ubupfumu, niwe wazanye kuraguza inyenyeri, niwe watse umunara w'Ibabeli ngo bavuguruze umugambi w'Imana. Ibintu bibi cyane. Rero ubwo bwami bwose bwagiye buzamuka bugeze kuri Roma, izo mana nizo basengaga mu spirit umwuka umwe. Rero Yesu asa nk'uwintroduce imyemerere mishyashya, mishyashya temera ibyo bintu n'iki. Yego kamwe yahagaze no mu y'Abayahudi. Abayahudi nabo bamwe bafite imana yabo yitwa Yehova, Uwiteka. Bagiye wita n'abayitaga ngo ni Jave gutyo, ariko n'Uwiteka bavugaga. Rero Yesu no aje asa nk'uwazanye impindura amatwara nshyashya. Ni akarengane katangiye rero bamuhera bamwica bakurikizaho intumwa ze birakomeza. Bari abanero bose abajya bayiga amateka bumva ibintu byabaye, ariko amateka nashyize no mu gitabo cy'Imana y'ukuri. Imana igiye bashaka bazabyige ko ni igitabo gicukumba n'ibyakira cyane. Icyo navugaga rero mu kinyejana muri 313 ese wa Constantine nawe witwaga Constantine n'indi zina ntari kwibuka neza. Hari umugabo witwa Maximilian.
waje kumutera ashaka kumuhirika kugira ngo afate ingoma ya Roma uriyobora. Ubwo rero umuhungu we yese yitabira arwana nawe witwa Constantine. Ararwana. Constantine yari umupagani, yari n'umugome, kuko abantu babizi yaje kwica umwana we, yaje kwica nyina, yaje kwica umugore we, ariko nyine gusa ngo ajyaga agira mwiza ko bamwitaga ngo yari umugome ukomeye cyane amateka ye. Icyo gihe rero akubyitegwa n'Imana banasengaga kuko yari umutambyi mukuru w'Imana yitwaga Zeus. Niyo bamwitaga ngo Pontifex. Rero yaje kuvuga ngo ariko Mana y'Abakristo turi kwica, sibyo? Nyihishurira. Hari umwambaje ikibazo ndi kwigisha ibyo bintu ahita atangara. Noneho avuze ngo Mana y'Abakristo ngo mbabarira ntsindira urugamba. Ni ntsindira urugamba nzahita nyubaka Imana y'Abakristo. Ako kanya hari ikintu cyatse kimwishurira Imana y'ukuri itaraza. Agiye kubona ikintu kimeze nk'umusaraba. Icyo kintu kimeze nk'umusaraba ni cya kintu ujye ubona ikimenyetso cy'umusaraba abapadiri bambara ku myenda yabo. Hari ikintu kimeze nk'umusaraba kuri amakanzu yabo. Irakibonye gifite ishusho yo nk'umusaraba n'ikindi kintu kimwe hagati. Yumva ijwi rimubwiye ngo mwana imubwiye ngo ya uzatsinda uzankorera. Uramutse urebe hafi wahita wumva ko Yesu kuko wamwishuye. Ariko Yohana 9:31 avuga ngo Imana ntijye yumva abanyabyaha. Imana ntijye yumva abanyabyaha. Ubundi hagati y'Imana n'umunyabyaha ari urukuta. Ubundi usenze Imana uri umunyabyaha ntago isubiza amasengesho yawe. Ikintu cyambere ikora iguhuza n'umuntu uri buguhumure. Impamvu bwihishuraga ba Sawuli bose cyagiye Sawuli ari kurwanya umucyo wamukubise yikubita hasi. Ananiya ajya kumurandata, aramuhumura. Biraba ngo Ananiya mwambika ibiganza amuhumura, arangije aramubwira cyagiye kurori yari gusenga. Nubwo ngo yumvi ngo Imana yarebye agahinda ke n'iki gukora guca bugufi kwiwe. Imana avuga ati genda ubanzwe na Petero yopo akubwira iby'agakizwa nzikizwe muri kuvuga nawe ibindi bintu. Imana rero Imana ntishobora kuvugana n'umunyabyaha gutya ngo imusubize. N'igitambo cy'umunyabyaha bwacyo ni kizira. Isirayeli ikintu cyayihumanije abantu byumve no mu bushakashatsi nakoze kandi ibiri na biblique. Abantu bose bagiye basenga Imana ngo bihishurire. Imana y'isi yahitaga ibishura ko nabaga iri hafi. Ariyo Mana y'iki gihe. Ariyo Mana y'iki gihe. Nka buriya na Mariya twamuvuzeho bushize. Mariya yapfushije umwana ngo w'imfura. Arangije asaba undi mwana. Ajya gushaka kuri Imana ku mupfumu. Umupfumu ngo aragerageza aramuvura n'ikindi kibiranga. Abo ati sasa rero hasigaye naho Imana. Tuzashaka Imana. Waribaza ngo iyo Mana umupfumu ambwiye imbuto ni yihe. Ngo arasenga agiye kurabona ikintu cy'umucyo kiramwishura ati mwana wanjye n'igihe washakaga. Ibintu cyamukoresheje doctrine yafite ni doctrine Tayisoni. Cyagiye ntanga ikiganiro bamwe uzi ko bantutse ariko abantu benshi barabohotse including n'abantu babaye hariya. N'abayobozi benshi cyane b'amadini barabohotse ati kira kintu cyaraducanze twaribaje ibyacyo. Mu bantu bazaga gusura Mariyamu harimo uzi ko isi yose yazaga, harimo umuzungu waje wari uvuye mu Burayi. Araza we uzi ko ndibazaga bakaza bagafana, harimo n'abari bo muri Suwede baraje baranafana no mu bantu bashinze ADPR hariyo muri Kongo no bayiza no mu Rwanda na hano nabashyigikiye Mariyamu yerekwa ryiwe kuko ubukristo bwaje mu Rwanda bwaturutse muri Kongo. Ariko ngo harimo umuzungu umwe waje ngo asanga imyuka ikoresha Mariyamu ni imyuka mu mazi. Yavaga ngo mu mazi hepfo bari batuye hari nimba ari ikiyaga nimba ari iki. Aravuga ati gihemba bwiza ukuri hamwe n'umwuka w'Imana undimo mwese nduzi mwashitse mwemera Mariyamu akoreshwa n'imbaraga za Mayimuna. Niyo muguza mukasi igice cyo hepfo kirumagara gihinduka ntuza agira yashusho nyine ya Mayimuna. Bikumva aravuga ngo rero ikimenyetso gihemba hayi umunsi yavuye hano akava hano ruhande rw'amazi ngo zahita apfa. Urabizi ko igihe cyaje kugera hamwe n'amateka ari intambara n'iki abakongomane baje kwirara mu banyamurenge barabirukana. Mariyamu bamuteruye mugishije n'ahangaha yahise apfa.
abantu bazi ubwenge baba bashaka no kumva bose bavuga ko uzi ko muzungu yavuze ukuri. Ikindi tugiye muri doctrine ze uzi ko atajyaga kwiga mu ryera. Mariya bamuzi neza yakoshwe n'abadayimoni. Kari basi gitangaza mu kuba atararyaga ntabwo yuko hari n'umuntu uza hari no mu Uisilamu nawe wari umaze imyaka 20 atarya ubara muri za Cameroon we umugabo usiri. Imana iki gihe rero abantu bagira ngo Imana iki gihe ni Satani wavuye mu ijuru ashaka gusengwa, yashatse gusengwa kiba mu ijuru ashaka guhirika Imana ntibyamuhira, azunguza agatoki mu isi ati Imana wanze ko nishira ku ntebe yawe mu isi aho uzitirirwa izina ryawe nzagusenga kandi yamarukanye imbaraga n'ubushobozi bwinshi. Rero niwe wajya ushinga amadini narimo mvugamo gataho ni wabonekere Constantine aranesha Magazimiyane arangije ahitagarika karengana ako kanya ikintu cyabaye cyiza gisa nk'icyaruhuye ubuzima bw'abantu. Abantu basa nk'abaruhutse kabisa imyaka myinshi cyane abantu bararenganye ndetse yewe hari n'igihe cyaje kugira bavuga ngo insengero z'abakristo zasenywe zongere zubakwe. Ubwo umuntu ashobora guhita yibaza Satani yatuma ahantu haza amahoro cyane kabisa. Iyo Satani ashaka kurimbura ubugingo bw'abantu ikintu cyose Satani yakoresha apfuka abantu kugira ngo batamenye ukuri cyose yagitanga yagikora none se bureka ngubwire twavuze system ya antikristo yatangiye icyo gihe tuyivugaho ko nitangiye icyo gihe iko birivuga ariko hari na antikristo none uzaza physically azaza niki samahoro azaza nase azazana amahoro tutakiri mwisi azazana amahoro azaza yubaka amahoro kugisa akureho ibibazo akureho ubujura abantu bamusenga ati yewe ati niwe Mesiya kabisa ni wowe Mesiya wategerejwe ni uyu nguyu. Satani ni Imana nje Imana kugira ngo inconvincinge inanyemeze yambwa ati Christophe banza wivanemo ikintu cy'iki Satani mwumva ko cicico ni kimena amaraso cy'iki genocideri cyikimaje Satani ni Imana ntabwo yibeshye. Daniel muri Daniel 11:39 gutyo 38 ngo Daniel yavuze ngo iyo ni Imana baso kuruza ngo batigeze bagiye gute bamenya. Kumva ko Daniel yavuze ngo ni Imana y'ibihome ngo ni Imana baso kuruza bacu batigeze bamenya ngo umuntu uzajya umwemerera ngo azabaha ibihugu hingururano. Uri kumva ibaze kugira ngo Satani aguhe igihugu umwemereye aguhe igihugu ukaba potere ugahitinga ku isi ariwe yakwamamaje ikagwa amavuta yitwa mimishaka n'amavuta ya expansion yo kwamamara ukabigitangaza ku isi performing mu izina rya Yesu ariko uri apotre wandi wa Satani kandi uvuga Yesu mwiza Yesu uradupfiriye wone mwiza ariko wajya kuri doctrine ya Kristo y'ukuri apotre agaguruka yote akakurwanya. Badagira bavuze ati ni Imana basokuza batigeze bamenya ni Imana uzayemera ngo izajya baha n'ibihugu hingurura igwe n'igihugu noneho abenshi se basenya muri ya miryango ya Sekibi siyo ibaha ibihugu hari n'abaperezida benshi cyane ibihugu kuko ni Imana system z'isi. So rero Constantine iyo Imana yamwishuriye Yesu ikura karengane abantu bararuhuka ariko arangije akora ikirero aravuga ngo ubu ngiye kuzana imyemerere ku isi imwe kumva hari ngo twe twizenga ibi ngibi sibyo ngo n'abayuda ngo bizeye ibi hanyuma ibaboni bari kwizera ziriya Mana ati oya ngiye gushyiraho idini rimwe rya leta ryitwe Eglise Universelle. Eglise Universelle rero yashyizeho mu magambo ni bita Catholique mu Kinyarwanda Catholique busona bwa byitwa Eglise Universelle. Arangije afata bura impamvu Abadive ujya bumva bajya banga Constantine nuko yavuze ngo kandi kuva uyu munsi muza musenga ku cyumweru kandi ku cyumweru sibyo ubundi kiragiye mu gihe kinuma basengaga ku isabato bagasenga no ku cyumweru kwa mbere imisingo basengaga ku minsi ibiri ariko Yesu amaze kuzuka cyane cyane basengaga ku munsi umwami ariko ku cyumweru ariko kubera ko Constantine yagasengaga Imana y'izuba sibyo noneho rero yari ifite n'umunsi wayo ukitwa nyine Sunday noneho rero ashyize itegeko twese no gusenga kino gihe bigiye nk'itegeko yitwa Sunday burya nta Abadive nabo bakurira nyine ngo Sunday ngo kimeze ngo kinyamaswa mu kiniki basa nkaho byize ko nabo itangiro ryabo buri amateka nabo usanga arimo ikibazo cyo ndavuga gasasa rero iyo Mana yishuriye Constantine reka Abadive bajya gutangira ngiye kujya mpuza ibintu abantu nabo biyungururire bifatira umwanzuro si yumufata
abadive bajya gutangira ubundi batangiye atari abadive hari abagabo babiri babaga mu muryango w'abafuramaso umwe witwaga William Mirere undi witwa Ruseri bari abafuramaso ariko ntuza Ruseri wewe yafite ikinyamakuru cyakira cyane cyitwa Watchtower umunara w'umurinzi iki kinyamakuru cyagurwaga cyane muri Amerika uyu munsi cyitwa umunara w'umurinzi cyaje guhinduka cy'Abayehova abo bagabo rero bibaga muri farmaso ari abacuruzi bikundanira nyina wa Mirere arapfa abafarmaso yo kuri n'abanyamwuka rero noneho nyina Mirere aravuga ngo ariko mama agiye he biriya Mirere mama agiye he asoma Bibiliya ari gushaka igisubizo cyande cya nyina wapfuye ageze kuri Daniel ngo asanga ngo iminsi ngo ibyumweru 70 ngo ntibishira ngo Mesiya azajya cyangwa azakurwaho nyuma ngo amategeko ngo azakura ngo amategeko nibihe n'iki arangije rero asanga ngo yazazira arabara sibyo abari iminsi mpamvu kuri ikintu cyitwa cya chronology cyokamye abantu b'Abadive cyane n'abahamya b'Abayehova burya mu ibintu bya chronology yo kubara imyaka nibihe kandi ko kubara kwabo bagiye bandika amateka byitwa ngo bitwa great disappointment kuko bagiye batenguka icyo gihe ari gusenga ngo basanze Yesu ngo azagaruka icyo wese bakira ngo Yesu azagaruka mu 1842 nimba na 2 nimba na 4 gutyo ubwo rero bahise bakora mobilization babwira abantu igihe Yesu azazira icyo gihe kijya kugira abantu bagurisha amasambu bishyura imyenda bari barimo bagira guti bajya ku kintu kimeze nka stade rero bagiye gutegereza gutegereza Yesu ariko ntuza ngo ikintu ngo gitangaje bavuga nyine iyo mateka yasoma ngo Ruseri yanze kujyayo aravuga ati naza nubundi nanjye na support inzu kuko yari n'umukire yarushaga ubukire ntuza yabati ya support inzu ibintu mu mafaranga ye aravuga ati yewe nyimba Yesu ko ari buze nari munsige ariko singiye kuri kiriya kibuga bategereje abantu baje bategereza Yesu barategereza baraheba bahebye ubwo ntuza William Mirere aravuga sasa rero nubwo ataje ariko ari bugufi sibyo ari bugufi none burya ari bugufi rero ngo dutegereze niho hava ijambo advent ni abategereje advent ni abategereje kuko ari hehe ari bugufi sasa rero uko gutegereza bagiye ngo basoma ijambo cyane basoma Bibiliya bagasoma Bibiliya none ngo bagiraga ijambo ry'Imana rikabacanga haje kuvuka umwana w'umukobwa witwa Ella White nyuma nyine yaza kuvuka umwana w'umukobwa mu groupe yabo ngo basenga ijambo ryabananira ngo hari imbaraga zafataga Ella White zikamuzamura zikamukubita hasi akajya muri koma ngo kamara nk'iminsi 3 ntawe uhari akagaruka ngo Imana imweshe ishirwa rishyashya ikamubyanditswe byinshi cyane nyuma yo gukubitwa hasi no kubira ifuru nibwo yaje kwerekwa rero ngo n'amategeko 10 y'umuryango irya kane ngo ryagize urumuri ruruta andi mategeko byitwa ngo nicyo kimenyetso cy'Imana rero kimenyetso cy'Imana buri mu itegeko rya kane bivuye hehe izo mbaraga zo gukubita hasi zikamusobanura Bibiliya ariko ni no kuzamusobanuriye mvuze Imana iyo Mana yishure ba William Mirere yasegeraga imbere iri mu formaso sibyo ngayo mateka nyuma rero urumva baza gukomeza gutyo uyu munsi ibitabo byanoza bya Ella White ngo nibyo byitwa ngo bitabo ngo nibyo ngo nubuhanu ngo ni umwuka w'ubuhanuzi wo mu byayishuwe uzi ko nta kintu gitabo beme gusoma umwuka w'ubuhanuzi byitwa ngo ibitabo bya Ella White which kandi usomyemo message zaho gira bisomye bya bitabo n'intambara zikomeye n'ikindi nabisomye biri gende kuvuga abantu bikore comparaison ndaza ko ikintu kimwe nanjye nza guhuza ubwo Ruseri yese bata we sha ya Mana yawe koko yishe nyoko n'ibiki n'iherezo rya nyoko tok yingiye kwisomera Bibiliya ntuje sasa niwe rero groupe yamukurikiye groupe ya forum niyo yitwa abahamya b'Abayehova marika wa 7 w'itoro nimba rya hehe kumva sasa rero nabo hari ikintu bitanga ibihe by'abanyamahanga baje gushwana nyuma y'intambara y'isi yose
intambara ya mbere y'isi yose bashwanye bate nabo ngo baranga ibihe by'abanyamahanga. Ibihe by'amahanga bivuze ngo Abisirayeli batangira kujya mu buretwa nyine kubohorwa n'andi mahanga guhera kuri za ngoma za Babuloni. Hari ukuntu babara imyaka ngo basanze ngo ibihe by'abanyamahanga ngo byararangiye mu gihe 1914 cyangwa intambara y'isi yose ngo nibwo rero ngo Yesu ari kugaruka. Nabwo icyo gihe wafashe speech ari kuvuga yavuze ngo ijambo ngo mvuze ngo rishobora kuba ryo rya nyuma ko ngo Yesu araje. Yesu ataje rero abatemu wese bacikamo ibice bibiri. Ubu hari igice cy'abatemu iki ngiki muzi, hari ikindi gikomeye cyane gifite icyiciro muri Amerika cyitwa ngo byishwa Bibiliya. Ntibemera abo batemu bavuga ko bayobye nabo. Ni ikindi gice nacyo ngo gikiranuka. Burya Abayehova nabo bari mu bice bibiri. Kimwe ariko byaturutse kuki? Byaturutse kubera ko ubuhanuzi sibyo bwabo bwafeyirinze. Nabo ngo bagiye kujya gute? Urumva rero uwo mwuka bagiye bareba uwo mwuka watumye idini rishingwa na feyirazi bagiye bagira. Ikindi sasa rero ikintu nshaka kuvuga buriya n'inaha mu Rwanda nzamadini menshi cyane abagiye bayashinga Imana ibanza kubavugisha. Je ntavuze n'ibintu byinshi cyane wese ushaka no kumbaza sibyo. Iyo Mana nawe uri buvuge nacyo Imana yishuriye uriya Constantine iza yitwa Yezu uzi ko guhera muri cya gihe n'amateka y'isi yitwa ngo ni igihe cya Moyen-Age. Uzi ko Moyen-Age haba mu itoro haba no mateka y'isi bayita ngo ni dark age, igihe cy'umwijima ku isi yaguye mu mwijima kiragiye. Nubwo akarengane twavuze ngo yakuyeho, hari abantu benshi cyane, hari abantu b'intumwa babirebye basanga uwo mudendezo si ukuri, bahita bigira mu mashyamba no bitwa abamuwane demuwane. Ni abantu bagiye mu ishyamba baba nk'inzererezi banga kwinjira ngo umudendezo niyo bita eglise clandestine. Ni abantu bagiye mu ishyamba bakomeza kurinda uwo mucyo, ni nabo baje kuzamukiramo nyuma abitwa ba John Wycliffe na ba Martin Luther bongera kurasa bavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko kiragihe umwijima ukomeye cyane systeme iremereye yaje gusa nkaho ivanje ubukristo yatangiye icyo gihe, ariko itangira ku muntu wagize gute weretswe. Muri 600 hari umugabo witwa umwana w'umuhungu witwaga Muhammad. Muhammad sekuru witwaga Abdallah yasengaga Imana yitwa Allah. Ubundi Abdallah bivuga umukozi wa Allah. Abdallah bivuga umukozi wa Allah. Abdallah yisengeraga Imana imwe yo muri mythology arabe yitwaga Allah. Ni Imana yaje kubyara ifite n'abana, sinzi nimbona kanya na amagiye nanabivugamo. Allah wa mbere yaje kubyara abana 3, sibyo? Ariko ni Imana zo mu mico nkuko za Zeus zagiye zibyara, ni nkuko za Osiris zo mu Misiri ya kera zabyaye Horasi, ni nkuko mu Rwanda yitwa Shirezo Nkuba yabyaye witwa Kigwa, sibyo? Ya Kigwa nawe bamwita ngo ni Imana muntu. Kigwa ari witwa Sabizeze. Rero ni ibintu byo Imana zo mu ntuza. Ariko ikintu gitangaje, uwo mwana igihe cyaje kugira ya Mana ngo ya sekuru iramwishurira, nayo yitwa Allah, sibyo? Allah irangije mu igitabo, imwe ya gitabo Jibril wazanye icyo gitabo ngo yamuvuga ngo yajyaga kimusomesha ngo amuniga utubari 10. Constantine wakize urufatiro rwa Katolika ntago bemera Islamu. Islamu Imana yishuriye Islamu ntago bemera. Abadive Imana yabo yashinze ikidive iciye muri William na Ellen White, gusa n'amateka nitwanarangiza, ariko ndibuka wamaze guferinga ibyo byose mu cyitwa ngo great disappointment, gutengwa kwa bimwize maze guferinga. Uzi kuno Abadive bavuze ubu ngubu bahinduye mu dogitine ivuga ngo ngo icyo gihe buriya ngo kiringo cyabaye ngo ntibakimenya, ngo kiragihe ngo 1840 kangahe ngo nibwo ngo Yesu ngo yinjiye ahera cyane, ngo kiragihe ngo muri ngo Yesu ngo amaze iminsi ngo bahera,
ngo icyo gihe ngo Yesu ngo yinjiye ngo hera cyane ngo mu buturo bwera cyane. Kibaza kwe Yesu ngo yinjiye hera cyane. Abahebura bavuga yuko mana Yesu rwose yaruhukiye. Yesu amaze kutubona ngo gucungwa kwiteka. Yesu ajya ahera cyane. Atubona igakiza. None ku Abadive bobo nyine ngo bari kwikosora ngo ibyo kwa William ngo Yesu ngo yinjiye hera cyane ngo mu gihe kimomagaye 840 na kangaye kiragiye. Ni nabyo bitesore mu byukuri. Niko bitaho gusobanura uko abataza mu mateka. Sasa rero iyo mana ya William hari n'undi witwa ngo William Branham uyu munsi hari ibintu ngo by'isantiago hari abubatse ngo yitwa Santiago yubatse ihema kumva ndibuka mu minsi yishize bari bavuze ngo ikimenyetso cyuko ngo William Santiago ngo ari mukuri abayoboke bacu barakomeye cyane ngo nuko ngo Amerika ngo ugiye kuyoborwa ngo n'inkunguzi y'umugore icyagiye ntuzarimo yiyamamaza ntuza Trump na Hillary Clinton. Icyo gihe baravuze ngo ikimenyetso ngo cyuko ngo ntuza Santiago ngo vugisha ukuri William Santiago ngo niko ngo inkunguzi y'umugore ngo agiye kuyobora ngo Amerika. Igira gutya biraferinze Trump bagiye. Bura Trump nawe yagiye ya challenge ibintu byinshi cyane byo muri prophecy. Ariko ngo bavuga ko nta kazazuka minister. Inde? Santiago. Oya ibyo ngibyo nibyo bavuga. Ngo aracyariho. Ariko aracyariho. Ngo aracyariho. Wasanga napfuye. Ushobora gupfa niba bivuge bakabihisha. Ejo bundi ntabwo ibyo byaraferinze. Ntuzajyaho uri ya Trump. Ariko iyo bajije usanga bari kuri ndagira. Nko mu Rwanda bajya bavuga ngo mu Rwanda ngo uzatunganirwa ngo ariko ngo kigere ngo ngarutse. Abantu bari ndagiye mu mashyamba nese ko azaza intambara irangiye mukavuga ngo intambara izaba kandi yamaze kujyamo ko azaza ari amahoro biti bakubwo usanga bakindagira ngo hoya ugasanga kari kibazo bari ngo banyamuka ba potre njya mbona mvuga ba potre nkabona musa nkaho nteyibe ku karere yewe ibintu ni stress kabisa Muya njya mvuga amanyanga yabo n'uburyo bari kurimbura abantu kandi bamwe barikanze abandi ngo ngutewe ku karere ngo kuvuga abakozi b'Imana muri kutujyana kuzimu se abakozi b'Imana bahe je nagize muri go kumenya Imana yanyu bahamagaye so icyo nivugira rero reka ndi gusoza icyo ntuza gena vugaga nemo mbwira abantu ngo Santiago niwe wemewe uri mu Santiago Abayisilamu ntibamwemera nawe yiti ntiyemera na Katolika Abadive bajya bakora n'ibiterane biri uveri bavuga yuko papa ari inyamaswa sibyo kandi Katolika nta makuru ufite twebwe Constantine yareretswe Yezu amwishurira Yezu hari na teoloji zifinyora bene bamuyerekwa hari teoloji z'amadini buriya zifinyora bene bamuyerekwa ko ufite PhD muri ibyo bintu byafinyuye niyo kandi bakabati Imana yacu niyo Yezu yatangije niyo yatangije umurimo kuki nawe itatemerana ni ku cy'Abadive batemerana n'Abakatolika Katolika n'Imana y'Isilamu kandi byose bifite Imana yabitangije iyo mana ADPR cyangwa se Panekote muri Afurika muri rusange urebye yatangijwe na kira cicuka cya Mariya abanyedini bose abenshi cyane banavuye iriya bari no mu Rwanda abenshi urebye harimo n'abanyamurenge kuko nawe yari we ibibazo bafite nta no kubazo bikomoka ariko jewe icyo nababwira as a conclusion iyo Imana iteje ibibazo hagiye kwishurwa Imana y'ukuri gusa abantu bihangane ibintu byinshi bizasenyuka ubuhanuzi bwo muri Yesaya 19 bango Uwiteka azaza ahereye muri Egiputa ibigirwamana byaho byose izo mana zaho zose zizayenga zishire rero bavandimwe inkomoko y'idini inkomoko y'itorero ni Kristo kuko biri bivuga ariko biravuga ko no bakabiri 11 nkuko yanzoka yoheje Eva namwe itorero ni kunekezo zanyu ngo zayobyo ntiziyobyo mutavaho mureka gutunga no kuna bya Kristo kuko agiye kuza Yesu wundi yaraje ibyo Paul yavugaga n'impunge ngera afite zaje gusohora ibiki gishikara afite saraso Yesu wundi yaraje asinga ibidini bamwe tubirimo twabivukiyemo nene mpamvu biteje ibibazo so rero jewe narimo soza muga nti ngayo madini dufite umunsi
afite uwo yashinze kandi impamvu usanga akomeye ni ukomeye ko ashingwa imana avuga ngo n'uwarishinze hose se katolika ni mu kuri isilamu ni mu kuri abadive bari mu kuri ko wese avuga ngo abayehova kwa roseri no bari mu kuri ko bose usanga bafite ibibazo ko badahuza hari amajoro angahe ngaho jewe Christophe ndabibarije ni munsubiza icyo kibazo ni mu kinsubiza jewe uzakisubiza nzagana idini rye nzajya mu idini rye ndiyoboke ariko niba menye imana iki gihe nabikubwe nyitangira nge imana yangishije imana iki gihe nta wundi muntu mbyumvanye nta indi theology imana yasanze irambwira ngo dore imana iki gihe baho niyo yakoze ibi ngibi mu isi ariko gahunda yanjye ni ukubisenya ubwami bwanjye bukamenyekana kaza gutwara itorero rizima. Yes. Icyo nashaka kuvuga ni cyerekeye uriya Constantine twatangiye imana yari imwe imyemerere itavanze noneho ahadamo amariye gukora biriya niho imana ebyiri zagaragaye noneho no mu Rwanda murabona hari igihe bavuga itorero bakavuga idini ariko ntushobore gusobanura icyo ari cyo idini ni irihe itorero ni irihe ugasanga ibintu ni uruvange ariko noneho imana nubwo ibyo byabaye muri Edeni imana yarakomeje irakora imana y'ukuri niyo nshaka kuvuga murabona yo yashatse urundi rubyaro kuko urwa mbere rwari rwarangiritse Abayisiraheli ntagiye mu mateka cyane murabona mu gihe cya Mose mu gihe cya Yosuwa imana y'ukuri yarakoraga muri icyo gihe cyo mu isezerano rya kera ariko noneho bimaze kugera nyuma ya Yosuwa haje kuba kavuyo ku buryo ya myemerere ya mbere y'Imana yari yarishyiriyeho Satani yaje gusa nk'uyihanagura tanta Abayisiraheli bakaba bari muri ibi bakabajyana i Babiloni bibamo akajagari ariko noneho nk'uko byavuzwe iriya myemerere yagiye ihererekanwa urabona Babiloni yihereza abagereki bayihereza Roma noneho iyo usomye neza igitabo cy'Abamakabe muri iki ngiki muri Bibiliya yera ntigibamo niho bikwereka ukuntu ubutegetsi bw'abagereki bwarwanyije ririya dini ry'Abayuda ari naho Daniel yahanuye ngo ikizira cy'umurimbuzi kizicara hera ari byo Antiyokusi yagiye azana ibintu ingurube akajya zikorera ibitambo mu rusengero kandi ari ibintu bizira donc urumva niyo mana y'iki gihe yashakaga ukuntu yahanagura ririya dini ry'Abayuda noneho no mu gihe cya Yesu naye yabisubiyemo ari naho Paulo mu Batesalonike yavuze ngo ntabwo Yesu ashobora kugaruka ngo uwo murimbuzi atarerekanwa atarajya ahagaragara noneho muribuka ko ngo azica mu rusengero yita Imana donc murumva hari intambara hagati y'izo mana ebyiri ariko izo mana ebyiri hari imana y'ukuri n'iriya mana y'ikinyoma noneho rero nyuma ya Yesu haje kugera igihe abantu b'Imana bari mu mwuka wa Yesu bemeye barapfa pe uko bapfa imyemerere y'Imana y'ukuri itangira kuzamuka noneho Satani buriya nicyo abantu bagomba kumenya Satani ntabwo akorera mu bapfumu ntabwo akorera mu bicanyi Satani honyine naharahakorera ntabwo ari hakorera honyine akorera mu kibi n'ikiza haje rero kuza bwa buriganya nk'uko Satani nyine tubizi akorera mu buriganya niho yahishuriye Constantine noneho Constantine amaze guhishurirwa kariya karengane agakuyeho niho bafashe imyemerere ya gipagani bayicanga n'iyabo ngabo bemeraga Imana y'ukuri cyavutse mu ivanga ry'ubupagani n'ubukirisitu havuyemo umwanda iryo dini ryavuye kuri Constantine murumva ko bagiye bahererekanya imyemerere Constantine yari afite imyemerere y'Imana y'iki gihe none Imana y'iki gihe gukora biriya yari amayeri kugira ngo ishobore kurimbura imyemerere y'Imana y'ukuri
rero rya dini ryavuyemo ry'uruvange murumva iryo ari ryo. Imana y'iki gihe yarakomeje irakora. Nicyo nashaka kuvuga. yabone se nanjye ndi gusozaho kuko tuzamuka icyo gihe iteye ubwoba kuko igira naho ica mu ngeri zose. Iyo igeze naho igenda yihindura nk'umugore ifata nk'ishusho ya Mariya. Ye mu bantu ba mbere bemera Mariya mbamo. Umurimo mwiza yakoreshejwe n'uburyo yicaye mu ijuru ko n'umukiranutsi n'uwera. Ko Imana yamuhisemo ikatubera umucunguzi ni mwiza cyane. Tuzabana nawe mu ijuru. Ariko Satani ushobora guca mu ishuri runaka agaca muri izo mpande zitandukanye. Kuko nimba abasha kwiyira nk'Imana. Sibyo? Ndetse abakora bavuga ngo yigira nka Yesu. Ngo akigira nk'umwuka wera. Ubutatu uzi ko ajya buforoma. Uzi ko nahagera akira nka Mariya. Akaza nka Bikira akatanga amabonekerwa. Sibyo? Abantu bakaba ngo baraho babonekewe na Bikira Mariya. Kana Imana iki. Kana Imana iki gihe. Mu minsi ishize nigeze ariko ni amateka azwi n'ibinyamakuru byarabyanditse. Hari umugabo witwa Heyimane wagiye kurega ngo ntabwo wabonekeye kibeho ntabwo ari Bikira Mariya ngo ni Nyirarumaga. Uri kumva? Nyirarumaga nawe yarakaze yari kabutindi. Uzi ko yari umugabekazi w'umutsindirano wa Ruganzu. Uzi ko yagiye inama Ruganzu ngo nagiye kutuzana ryangomba muvanye Buganda muzane mu Rwanda. Uzi ko imiziro myinshi cyane yakabutindi. Icyo navugaga aca muri zo bintu byose ni rya dini. So rero icyo twavugaga inkomoko y'idini ni iyo ngiyo gusa Imana iri mu muntu yamuremanye icyuho mu imbere cy'umwuka. Umuntu afite umwuka n'ubugingo n'umubiri. Umuntu ni umwuka kwanza. Kiriya cyuho cyo muri spirit imbere ni icyuho kigomba gusenga. Rero abantu bagomba gusenga cyane kugira ngo ubuze kiriya cyuho. Hari umuntu umwe wivuze ndetse tanasoza witwa Ivory Listener. Uyu mushakashatsi Ivory Listener yaravuze ngo umuntu akenera ibintu by'umwuka cyane. Ibyo bikaba bimutandukanya n'ibindi biremwa kandi ibyo bituma abisumba. Avuka icyifuzo cyo gushaka kumenya ibyo atazi. Yagiye abuzwa amahwemo n'ibibazo nk'ibi ngo intego y'ubuzima ni yihe, ni isi nyibereyeho iki, bigenda biti umuntu apfuye, umuntu ahuriye n'isi ndetse n'isanzure ry'ikirere. Nanone yagiye ashakisha uko yagira n'imishyikirano ya bugufi n'ikintu kimuruta cyangwa kimurusha imbaraga kugira ngo ashobore kugenzura ibimukikije n'ubuzima bwe. Abantu kandi iyo bahuye n'ibyago cyangwa bakagera mu mimerere yo kwiheba, abenshi bahita biyambaza Imana cyangwa imbaraga ndengakamere ngo zibafashe. Ibyo niko bimeze no muri iki gihe nk'uko bimeze no mu bihe bya kera. Uyu mwanditsi Ivory Listener yaravuze ngo iyo urebye ukuntu mu mateka yose y'abantu bakomezaga gushyiraho imihati myinshi bashakisha uko bagera ku rwego rubarenze, biragutangaza cyane. Imihati yabo ngo ntiyibandaga gusa ku gushaka ibyo bakenera mu buzima, ahubwo bahoraga bashakisha bakubita ngo hirya no hino bifuza kubona ibyo batashoboraga kugeraho. Icyo cyifuzo kidasanzwe kiba mu muntu ni inyota y'iby'umwuka. Yaretse mu gitabo cyitwa Bookman God and Magic. Uyu mugabo niko yabivuze. Iki cyuho rero, iki cyuho ni nyine ko umugabo ushakashatsi yakivuze, ariko no mu byakozwe n'intumwa biraba ngo Imana yaremye abantu ngo kugira ngo bayishake. So rero bavandimwe, gushaka Imana hari ikindi cyitwa Imana kiza kivuga ngo iyo Mana mushaka ni njyewe. Nicyo cyagiye kigira gute kandi kiranakaze ikintu cyabwiye Yesu, nawe cyabwiye Yesu yiziye ngo nupfuka mukandamya burabwa bwose ndabuguha. Ubwo se nimba cyatumye kubwira Yesu kibwiye abitwa abapotere ari nabo cyagiye gikura mu kabari, kikusanze mu kabari ngo ndakugira apotere ukomeye cyane mu isi ukavayo. Wagize ngo se wabura kuvayo kiko nzakoresha n'ibitangaza. Abenshi ntibanakimenye. Giye kamubwira abantu abakozi b'Imana bakome mu Rwanda urugero nibicekingi. Kandi abenshi kandi nababwiye nibakoresha noneho. Kandi mbibabwiye mu rukundo kugira ngo mushyire agapira hakiri kare ugakire hasi. Kuko nuko bagira neza. Erega iki kinyagwa nanjye Imana itakimbwira ntago twari kukimenya. Iki kinyagwa kigira nka Yesu. Cyari kibabwira ngo mureke ibyaha mureke. Mwemwe cyabarikishije inzoga. Hari nabanze ngo cyavanye mu bupfumu. Bavandimwe iki kintu nose kankubaze kwitwa pote cyangwa bishop ngo ufite idini rikomeye. Rero tukazakubona isi kuko tugiye kuzemo. Ugiye urira ngo mwami ngo twakoraga ibitangaza mu izina ryawe, twakoraga mu izina ryawe. Yesu akavuga ngo sinigize nkumenya.
ubwo hakiri kare ntiwashyira hasi agapira ntiwaca bugufiya nyamara reka mbabwire niyo mushaka ko bwabo byutse mwami muvuga bukoreka ni uko muhindura doctrine nkunze kugira ko mbivuga nti amahirwe dufite ikibemera no gushyira hasi agapira nuko mwakoze declaration mukavuga ngo rata ejo 2014 2014 mwavuga ngo ntitujye tuvuga ubutumwa bwiza bwa Kristo bubasha kugira umwana w'Imana twabahinda ba Kristo kwizina tugiye gushaka ngo doctrine ingingo gatanu uri kwivuga ngo mugiye gushaka doctrine nzima mushake mudire yatuma n'umwana umukristo nyamukristo agiye gute avuka rero ibyo se bibananiza iki siniri abo ngaho bura ira declaration n'abafite ubwanga amadini yanyu ngo yasenyuka ngo babayoboke yanyu ngo babaseka mwabwira ati reka muri implementation ya declaration so rero bavandimwe niyo sozo nasorezaho nanabashimira ko mwihanganye mu kumva iki kiganiro kirekire Ivode mwakoze cyane namwe reka tugushimire buriya tuzakora ikiganiro cya kabiri ko ikiganiro kirenteresa ibintu byinshi cyane nanjye nifuza kubabaza ariko ikiganiro cyabayeho kirekire ahubwo n'abadukurikiye nabo bashyiremo ibibazo byabo muri comment kugira ngo ubutaha tuzabihere yego rwose reka n'abandi badukurikiye namwe tubashimire